nongeye kubasuhuza bahaye ikaze. Tugiye kwiga tureba uburyo twabona provisoire. Ahangaha nawe urabibona ko tugiye guhera ku kibazo cya 257 ku byapa. Iki cyapa gisobanura iki? Nawe urabibona ahangaha. Batubajije ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. B, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo ntibyemewe. C, cyerekana aho umunyegare agomba kunyura. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo kirimo cy'iki cyapa nawe urakibona ko ari A, ukugendera mu muhanda ubisikanirwamo. Tujye kuri iki cyapa cya 258. Iki cyapa gisobanura iki? Nawe urakibona. Ahangaha batubajije ahatangirwa serivisi ni muri metero 30. B, umuvuduko munini ntarengwa utegetswe ni 30 kilometero mu isaha. C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni 30 kilometero mu isaha. D, aho ibinyabiziga bihagarara ni imbere mu birometero 30. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo cy'ukuri ni C, umuvuduko muto ntarengwa utegetswe ni kilometero 30 mu isaha. Tugiye kuri iki cyapa cya 259. Mwibutsa gukora subscribe, utari wakora subscribe kwiyica niyo nkunga ngusaba. Kureba aho hasi mu isegonda rimwe ahantu handitse subscribe ugakoraho, noneho nta yindi nkunga ngusaba gusa. Iki cyapa gisobanura iki? Nawe urakibona hano. A, ahegereye umuhanda unyerera. B, imbere ipine ryafumutse. C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. D, imbere hari hatangirwa serivisi. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo ni C, ahegereye icyago kidasobanuye ukundi. Tujya kuri iki kibazo, kuri iki cyapa cya 260. Iki cyapa gisobanura iki? Nawe urakibona ahangaha. A, imbere hari umuyobozi w'amatungo. B, imbere hari inzira ya gari ya moshi. C, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D, inkomane ibambiye. Ahangaha mu by'ukuri nawe urabibona igisubizo ni C, ahegereye
amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Nicyo gisubizo cy'ukuri kirimo. Tujye kuri iki kibazo cya 261. Nawe urakibona ko ari iki cyapa bw'icyangaha. Muri iri sangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Ni iyihe mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano? Nawe urabibona. Iki cyapa cyacu ni gutya kingana, nawe urabibona. Batubajije biragoye kubona neza mu muhanda munini. B, umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo ni A. Biragoye kubona neza mu muhanda munini. Tujye kuri iki kibazo cya 262. Ni ikihe gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? A, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rugifite agaciro. B, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bugifite agaciro. C, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D, ibisubizo byose nibyo. Mu by'ukuri ahangaha igisubizo ni D. Ibisubizo byose nibyo. Ukaba ufite ubwishingizi bw'ikinyabiziga bugifite agaciro, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga nabyo birakenerwa. Tujye kuri iki kibazo cya 263, ari nacyo turanasorezaho. Mwibutsa gukora subscribe, wowe utari wakora subscribe, kugira ngo igihe cyose na-uploadinze amategeko y'umuhanda ajye ahita akugeraho. Nta yindi nkunga ngusaba, mu isegonda rimwe ni ukureba aho hasi ahantu handitse subscribe ugakoraho, noneho kugira ngo tujye twibanira. Kuri iki kibazo cya 263 haragira ati ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A, nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ahangaha mu by'ukuri igisubizo cy'ukuri ni B, nyuma y'imyaka 2. Dusoreje kandi turacyakomeje gufatanya
kugira ngo turebe uburyo wabona porovizwari mu buryo bworoshye, amategeko y'umuhanda ukayiga neza ukayafata, ukajya ku kizami nta mpungenge. Mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane.